Bakunzi ba YouTube channel yacu tubashimiye uburyo mukomeje kugenda mudushyigikira. Inkuru yanjye y'uyu munsi ni ukuntu natikuwe na pasiteri. Pasiteri rwose yaranikuye ibintu biragenda biraryohana ndibaza niba ari pasiteri biranyobera. Inkuru yanjye icyo usabwa ni ukurangiza video yose maze ukumva ukuntu byagenze. Nitwa Gaju. Ukuntu byagenze rero mu mwaka ushize ubwo nasengeraga muri ADEPR ni hano i Kigali. Ntabwo ndi bubivuge ADEPR nasengeragaho. Ubwo naje kuba ndi umuntu uririmba muri korali ariko nkagira ijwi ryiza cyane abantu bakankunda, dore ko ndi umukobwa ufite taye nziza, ufite mu maso hakurura abantu kandi umeze neza. Ubwo twageraga muri korali twararirimbaga mu majwi yacu neza cyane, ariko njyewe nagiye muri korali mfite icyo nishakira, kuko njyewe nta mafaranga najyaga ntunga n'ubundi nagiyemo nshaka kwikurira abajama. Reka abajama rero abajama b'abarokore bamwe b'amapenke bakubite story. Abajama b'amapenke muri ADEPR nta mafaranga bagira, ahubwo amafaranga agira pasiteri. Aba bajama no kubabona ku dukweto ku twenda twiza bazukoje neza, ariko nta n'umwe wakwihera 5 cyangwa se 10,000. Ni abantu baba bagenda binywera ibyayi bya make by'igihumbi, icyabiri, ibintu nk'ibyo ngibyo gusa. Jyama kurya ituru ku gihumbi cyonyine rwose, ku mata yonyine gusa, ituru arayikwiba rwose. Abo bajama rero nagiye mpura nabo, ariko ntabwo byaje koroha kubera yuko njye naramenyeye kwikurira amenyo abantu bafite amafaranga menshi. Twaje kuririmba ndirimba mu ba mbere, abantu barankunda, abantu bakunda uburyo mpugoza cyane. Muri korali bakajya bantangaho urugero, ariko nifitiye target yo kuzakura pasiteri. Ubwo nagendaga niyambariye ibintu byanjye, kuko urumva nari naramenyeye kwambara mini, nagerageje kujya nambara utuntu tugufi turinganiye ariko nyine nk'umukorali. Abantu baje kunkunda cyane bitewe n'ijwi ryanjye. Nahoraga mbisaba Imana ko nagira ijwi ryiza kandi rikunzwe. Ibyo bintu Imana irabinkundira nyine, ijwi riraza. Gusa ariko nari mfite umugambi. Umujama wa mbere naryamanye n'umujama wa mbere ambeshye ko ari bumpe 5, ariko icyo gihe ni ukuri kw'Imana pe. Yanguriye amandazi 2 angurira n'igikombe cy'amata. Shiduka jama rwose yakinyibye pe. Aho twari twicaye mu cyumba twahavuye tubirangije. Ubwo utu tujyama rwose pe turagigira, mana yanjye we. N'utujyama tuzi gukora akazi ariko nta mafaranga tugira pe. Ntayo. Jama yashyize mu birere ngira ngo ndi mu bicu. Ariko ewana, nakubitaho ukuntu ari amata yonyine ampaye n'amandazi 2. Numva nanjye isoni riranyishe pe. Utwo tujama rero bitewe n'uwo mujama twahuye ntabwo nongeye kutwiteza. Uwageragezaga ngaranganya gusa nahitaga mureba nabi. Ubwo ngubwo byaje gukomeza, turagiye tukoze igiterane bwa mbere. Tumaze gukora igiterane ewana turabyina ivumbi riratumuka. Haba haje umugabo w'umukire uvuye mu modoka wankunze. Umugabo arambwira ati ko nagukunze waje ukajya kunsura. Ubwo bitewe n'ifema nari mfite cy'amafaranga naramubwiye nti urampa amafaranga dushaka ngahe se? Namuciye senkani ambwira ko ari bumpe 100,000. Ku mutima navuga ni nanjye akaguru ndagashyira ku idirishya, n'undi ntacyo ari bwimure, nashake. Twaragiye. Tugeze iwe nsanga umugore wagiye mu cyaro nta n'umugore uhari, nta n'umwana bagiraga. Umugabo nagiye mutegurira irasiyo, mutegura buri kimwe cyose. Yari yaguze ifi, agura n'ibirayi, duteka n'agafiriti. Ndetse n'agafiriti ndamutegurira neza. Umugabo yarabiriye abirya ndi kumukorera akamasaje nanamushishira. Umugabo twagiye mu gikorwa cy'urukundo, umva yarandongoye my friend. Hariho abantu bazi gukubita ibintu koko. Yarantikuye numva sinamurekura. Uzi ko umuntu agutikura ukamugundira ukagira ngo mwabaye supaguru. Yarantikuye 90 irashira, Imana ibyo biraturenga, ariko umva mu buzima nabaho.
sinababwiye ngo hari utujama tugigira reka wowe yarampabije pe, gusa ariko yampaye ijana ryanjye ananyongeraho n'agatike bitewe n'uko namuhaye keya neza. Njyewe ntabwo umuntu yaba ari bumpe amafaranga amaguru nuko yageze aho ashaka pe. Ubwo icyo gihe naratashye, yangiye mu modoka ye n'ubundi ansubiza hafi y'urusengero aho narindi, kuko twamaranye isaha ebyiri nsanga abaririmbyi turirimbana banatashye, mpita niyanura ndagenda, ariko mfite tageti yo kuzagusha pasiteri, icyaha pe. Ubwo umugabo yampaye ibihumbi 105, ijana nagiye mbyimezamo neza, ndagenda nkemura utubazo nari mfite, utundi nushyira kuri konti. Ariko abaririmbyi turirimbana bakajya babona mpora ku cyangwe, bakabona mpora mu dukweto dushyashya, bakabona mpora mu dusaha tuzima, bakabona agataye kageze iriya. Tuba twariye by the way, ntabwo umuntu yakurangura gutya ngo unanirwe kujya kurya inkoko cyangwa urye n'ibindi kugira ngo ubyibuhe neza umere neza. Abakobwa birabacanga rimwe na rimwe, ariko baje kujya bahishurirwa bakabona ko byanga byakuno bica mu buyobe. Hariho abantu basenga, tujye mureka imikino. Umukobwa wa mbere yarasenze arampanura, ambwira yuko hari icyanzanye, ambwira yuko kandi ngo nkora akazi gatemewe. Ndavuga ni mu izina rya Yesu wavangiwe. Umukobwa arongera nkuraho arandondora, ambwira yuko ngo ndi umusambanyi kabambo. Ndamubwira ni mu izina rya Yesu. Ariko hari abantu bareba bafite sitimu bamurika ku muntu. Ubwo icyo gihe naramwihoreye ndakomeza. Habarongera habaye ikindi giterane, turagiye turaririmbye, tuba dufite abana bazi gucuranga bikomeye cyane, tujyaho umuziki turawuriye, dore ko hari ukuntu ukata wikatishwa gake cyane. Iyo ufite agataye keza rero muri ADPR ugakata neza, n'ubundi abantu amarara arazamuka. Erega ni nk'abandi bajya bavuga ko umusinzi ari wirari ngo rizamuka, reka abantu ni nk'abandi, abantu bose bamera kimwe. Icyo gihe narakomeje, ariko twa tujama nababwiye tw'amafuti tumwe tw'amapenke tukajya dukomeza tunyiruka inyuma, tukambwira ko ngo dukeneye gusengana nanjye mu byumba, nanjye nkabyanga bitewe n'uko nzi neza ko nta mafaranga bagira. Icyo gihe naje gukomeza, hashize iminsi haba igiterane gikomeye cyane, cyarimo abantu bafite imbaraga benshi, ndetse harimo n'abarondozi benshi cyane. Ubwo ngubwo muri icyo giterane haza undi musore usenga ukomeye cyane, ariko nanone uwo musore akaba asa nk'uwikundira inkumi. Uwo musore yangezeho abonye ukuntu nteye, irari rirazamuka. Ariko uwo musore ndamwibuka, ntabwo byamubujije kundondora. Yarambwiye ati wa mukobwa we, tugihuza amaso, ati nabonye udasanzwe. Arambwira ati wa mukobwa we, ati umaze kuryamana n'abantu benshi aho winjiriye muri uru rusengero, ati ariko nanone kandi ufite gahunda yo gukora ikintu kiremereye, ati ibyo ntabwo natuma ubikora. Uwo musore twakomeje kugenda duhuza amaso. Uwo musore amarangamutima agashaka kuzamuka, ariko biranga. Umusore yarandondoye arambwira ati nimfukame nicuze ibyaha byanjye. Umusore arambwira ati mu izina rya Yesu wavangiwe. Umusore ati ntabwo njya mvangirwa, ati iyi ni Imana ibivuze. Ati kandi niba ukeka ko navangiwe, ati urabona ikimenyetso mu minsi itarenze 3. Umusore naramubwiye ni mu izina rya Yesu wavangiwe. Ariko mu minsi 3 moto yaramba tuyingeza mu birere. Ingejeje mu birere amanuka navunitse akaguru kakize mu minsi 2. Hashize iminsi wa musore araza muri korali yacu, yaraje ari nacyo kintu kimuzanye. Abaza abaririmbyi barati mwabonye ikimenyetso? Abaririmbyi bati twabibonye. Ati hari ikindi mumbaza? Ati nta kindi twakubaza. Ariko nanjye ukuntu nakize mu minsi 3 byarantangaje, gusa nari nagendaga ndi no gucumbagira. Ubwo hashize ibyo bivuyeho, hashize iminsi 2 haba ikindi igiterane cyo gusengera buri muntu wese ufite icyifuzo.
ubwo reka nzagende rero pasiteri ansengere, hari njyewe ugezweho. Naragiye pasiteri ubwo aransengera, waryamaga wubamye akagufata mu mugongo. Reka nzagende mukoresha impanuka. Pasiteri akimfata mu bitugu, ibuno ryanjye ryakoze konseri inshuro nyinshi cyane. Rikoze konseri, pasiteri amarangamutima arazamuka, ibuno arifataho. Arifasheho yumva riroroshye pepepe. Reka nkubwire pasiteri naramukuruye. Mu kuvuga za ndimi zabo zitangira gusobana. Mu kugira ngo aratokesha atangira kuvuga ibigoramye. Abantu bari muri sale dore ko bari mu cyumba, batangira kumva ibintu byahindutse. Havuyemo uwo mupasiteri kugira ngo murekure, kugira ngo bikunde. Havuyemo abantu babiri bafite imbaraga, bafite Bibiliya. Bahita bavugira rimwe ati mu izina rya Yesu. Bavuga mu izina rya Yesu inshuro nyinshi cyane. Pasiteri ubwenge bwahise bugaruka, arakomeza arasenga cyane, ibyo nibyo kwigisha ngo ndi kumutamo ngo ibiki n'ibiki. Nagiye kumva numva birahagaze, ntabwo nzi uko byagenze. Ariko pasiteri kubera ko yarasa nk'uwararutse, yaje kugumya kumpiga. Ibyo byavuyeho bukeye bwaho, pasiteri turahura. Arambwira ati dukeneye amasengesho yanjye nawe y'umunsi umwe tukirirwana. Pasiteri naragiye narazindutse, musanga iwe, nsanga nta mugore agira. Pasiteri twagiye mu cyumba turasenga. Yari yambaye itaburiya ikoze ukuntu y'umweru, wagira ngo niyo bogana, na Bibiliya akunda. Turagiye turasenga, ubwo nanjye nagiye nambaye akenda k'agakanzu koroshye n'agakariso ka siterenge. Pasiteri dusenze ankozeho yumva ni nk'umubiri ari gukora wonyine. Pasiteri amarangamutima yarazamutse. Pasiteri nagiye kumva numva amakariso yayamanuye kera, numva yashyizemo kera. Pasiteri umuti arawuvuguta za ndimi zirazima. Pasiteri yarantikuye my friend, yarantikuye ewana, icyumba twarimo cyuzuye amazi gusa. Arangije arambwira ati wa mukobwa ati ntusanzwe, ati ufite impano idasanzwe, ati ibi ngibi ati iki kiremwa ntabwo nakigotwa, ati reka ati mu izina rya Yesu, ati Imana niyo yakumpaye. Ubwo umupasiteri naramuryohereje, yewe yaje kugera nawe yifuza ko mba umugore we. Bitewe n'uko naryamanye n'abagabo benshi no kwinjira amafaranga menshi, ntabwo ibyo nabishoboye. Ariko yaje kuntera inda, ambwira yuko ntazavuga ko umwana ari uwe. None mungire inama, uyu mupasiteri nzemere angire umugore ko nta mugore agira? Ese nzemere umwana mvuge ko ari uwe? Ese bazemera kungira umugore? Ngawe rero nguko uko byagenze. Yarantikuye 90 irashira. Mu bagabo twahuye bose niwe muntu uzi akazi gakomeye cyane. Yarandyohereje, niba ari uko twabanje kubisengera, na n'ubu byaranshanze. Mukomeze mugubwe neza cyane.